nkomeje kubifuriza ibihe byiza rero nk'abandi dukuze Igabe Christian nkaba nkomeje kubashimira mwebwe mukomeje kubana nanjye abakoze subscribe n'abatarakora subscribe ndabashimira ko mugiye gukora subscribe ubu ngubu. Uyu munsi rero nkaba nahisemo kubaha amakuru ku bijyanye na no trading abantu benshi bakunze gukoresha muri iyi minsi bita fortune retail. Nkaba nshaka kugira amakuru mbaho y'ingenzi yabafasha muri ubwo bucuruzi bwanyu. Nk'uko nabitangaje kuri video ya mbere, ku batarayirebye mwanayireba. Mbere na mbere banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru yanjye, kuko mbaha amakuru yahindura ubuzima, amakuru abafasha kumenya ibibera hirya no hino. Ni amakuru y'ingenzi ndetse yafasha buri wese. Niyo mpamvu ndi kugushishikariza gukora subscribe mbere yuko ureba video, kugira ngo tujye tubana ku makuru yose agezweho muri icyo gihe. Fortune retail nk'uko nabibabwiye, ubu ngubu naje kumenya ibanga ry'ukuntu wabanza ugakorera amafaranga ugenda gake gake, kuko abantu benshi ndabizi muba mufite ubwoba ko byavuzwe yuko ngiyo ushyizeho amafaranga menshi ngo birangira ngo uhombye. Rero njye inama nabagira ubu ngubu niyo kuba wafata nk'urugero ugashora hariya ushora ibihumbi 4, ukaba washora nk'ibihumbi 4 nyuma y'ibyumweru 2, ubwo ni inyungu y'ibihumbi 3, kuko ukimara kuza ya mbere wemerewe guhita ushyiraho kongera ukabara inditsi. Noneho njyewe ubushatsi nabikozeho naje kuvumbura yuko byiza ugiye ufata ibihumbi 4 byawe ukabishyiraho bimara ibyumweru 2, bikaba byiza ufite simukadi 3 ugafunguza kadi 3, cyangwa se waba ufite na simukadi nyinshi kugira ngo winjize amafaranga menshi. Niyo wagira simukadi 3 urumva bigenda byiyongera. Simukadi 3 yaba ari inyungu y'ibihumbi 9 mu byumweru 2, ku kwezi wajya uba ufite umushahara w'ibihumbi 18 kandi ntacyo ukora. Wagira simukadi 3 ku kwezi urabyumva ni umushahara w'ibihumbi 36. Iyo niyo nama nabagira, nanjye ndabikora. Ikintu cya mbere cyiza ni kuba wafata simukadi zirenze nk'eshatu ukaba ari uzajya ushora amafaranga, ugashaka nyine igishoro ibihumbi 4 kuri buri simukadi, ku buryo nyuma y'ibyumweru 2 uzajya uyabikuza ari nk'umushahara w'ibihumbi 30 cyangwa 40 bitewe n'uko ubishaka. Iyo niyo nama nakugira. Inama ya kabiri rero ku bantu bagira ubwoba bwo gushora amafaranga menshi, inama ya kabiri igihe nakugira, nanjye ubu niyo nakoresheje ndategereje, nibikunda nzabamenyesha nabyo. Banza ukore subscribe kugira ngo hatazagira akavideo na kamwe kagucika. Nimba wumva ufite ubwoba bwo gushora amafaranga menshi, inama ya kabiri nakugira niyo gushora nk'ibihumbi 60 muri abantu 3 cyangwa 5 cyangwa 10 bitewe n'uko wowe ubyumva. Ubwo ngubwo nimushora amafaranga ibihumbi 60, muri buzafatemo nka 700 y'inyungu cyangwa miliyoni, cyangwa bizaterwa n'uko ibiciro bizaba bihagaze muri iyo minsi. Rero inama nakugiye gushaka abantu bamushyira hamwe, ku buryo noneho wumva nyine uzahomba make, wasanga nta gihombo kirimo, noneho ugahita ushaka amafaranga yawe bwite ugashora ibyawe, izo nyungu z'ayo miliyoni nyine ukazirya wenyine. Iyo niyo nama ya kabiri igihe nabagira. Kora subscribe hatazagira video n'imwe igucika. Iyi channel nivuga ibintu by'ingirakamaro gusa, ndakwinginze kora subscribe, uzaba wifashije kugira ujye ubona amakuru meza agezweho. Ikindi kandi nanjye uzaba umfashije kubwira ko wemerewe no kujya muri comment, haba hari ikitagenda neza ukambwira nkaba nagikosora, tugakomeza kubana neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze kuryoherwa na buri kimwe n'umwaka mushya.